Nitwimana Kararisa abansengera muri iri torero ubwo nari umuntu uraho ndi umunyabyaha. Kararisa usengera muri iri torero kuva mu uhe mwaka? 2015 kugeza uyu munsi 2021. Urwo rugendo rurangana rute? Ubwo nari umunyabyaha nirirwa mu byaha ndi umusambanyi ndi umusinzi. Ubwo nza kumva ngo mugenzi afite itorero mbanza kubasanga ahantu basengaga barareka njye kureba basanga ahantu mu gashyamba bari gusenga nsanga ariko baratashye barambwira tuzagaruka ari ku cyumweru nsubirayo. Maze gusubirayo ubwo twarasenze turangije gusenga batoranya abantu bashaka kujya i Kigali mu giterane numva nanjye bantumyemo no kujya mu giterane bakona ari umuntu umunyabyaha ndajya mu giterane gute. Ndagenda tugezeyo Imana ingirira neza, Imana imvugaho ndihana ndakizwa. Ndangije Imana imana amasezerano nari mu kazu kangana urwara. Ubwo Imana imbwira ko ugiye kunyubakira inzu y'ibati. Ubwo inzu nagiye kubona hamaze nk'imyaka 4 mbona inzu ndayubatse abakirisitu baranyubakira inzu nyibamo. Ubwo ndangije Imana impa amasezerano menshi meza kugeza kuri iyi saha. Ubwo nkiri muri iri torero ikitorero ryamariye nuko yankuye mu bwigunge ikankura mu busambanyi ikankura mu businzi ikankura mu bapfumu hose najyaga njyayo. Ariko ibi byose Imana yabimbatuyemo. Ndangije ubwo igihe kigeze ndavuga ngo ngiye kwiyegurira Yesu. Nahise niyegurira Yesu ndasenga Imana impaye amasezerano baranyubakira. Ubu ndiho nta kibazo mfite. Ubwo nibyo ngibyo byanjye. Urakoze. Arya ntago ari we watanze ikibanza? Ni njyewe. Bitubwireho nabyo. Ubwo nabwo byabayeho nari mfite muramukazi wanjye baramukazi banjye kwana nashaki umugabo yarapfuye n'abamabukwe bose barapfa. None ryo toro rishaka ikibanza rikeneye gushaka ikibanza riza hano. Ubwo rigeze hano rirambaza ngo rishaka ikibanza kandi ikibanza ndagifite. Ubwo ikibanza nahise nyibaha. Wakibahaye ku buntu cyangwa mwarakiguze? Nakibahaye ku bushake. Mbona ubuhe butumwa rero bukuri ku mutima tugana ku musozo? Ubutumwa bundi ku mutima nuko Imana yantaruye navomaga amazi mabi nyegereza amazi nta muriro wageraga aha. Nabonye umuriro bundacana nkakanda ku gikuta. Ubwo mbese Imana yabigenje neza. Nicyo nabwira abandi uzi ko akiri mu byaha nabivemo yegera Umwami Yesu azamutabara kandi azamukiza. Ese mama nta ntambara wagize hamwe n'umuryango umaze gutanga ikibanza ku buntu kandi yenda harimo abifuzaga ko mwakigurisha kikazana amafaranga? Byabayeho cyane birasakuza kubera ko ubundi cyangombwa ninjye wari ukibarujeho bibura icyo bifata bandega no mu miryango iraterana ariko bibura icyo bifata kubera ko cyangombwa nari nakibarujeho. Nyuma y'ibyo kugeza uyu munsi noneho mubanye mute Nta n'umuryango? kibazo tubanye neza byarabayobeye ubwo baratuje. Murakoze. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragerayo usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi.